ndibuze kumubaza niba bafunguye irampano kuko ndabona yipositionnye neza nk'uwayigizemo uruhare kandi ataririmba mu bacunguwe, ariko birashoboka ko mu baba bayituye nawe yaba arimo, dore ko kuba umuyobozi ari iby'igiciro. Imana ikumpera umugisha. Amina. Nagiraga ngo duhamagare umuyobozi perezida wa korali yegere hari imbere bamuhereza uruvugiro. Cyakoze nanjye ndi position ahantu nshobora kumureba neza, kuko mu mategeko y'abajiya hari ibyo dufite ryitwa kwitegereza uwo mugira gute, uwo muvugana, kugira ngo atakubesha. Iyo akubesha atangira kwandikisha inono rirerire areba hasi. Perezida wa korali, ndabona hano hari impano, ariko ngewe nyibona hari abantu bigeze badutuburira hano twari turi, nuko abantu baragenda barabika, abantu bagenda bazi bati ni impano idasanzwe, dusanga ni isaha ya 5 iri mu rukarito rungana hano hose. Twese ko biri kugira ngo mutegure impano mwaba mwarabitekereje mute? Murakoze cyane. Mbere yuko korali igira iki gitekerezo cyo gutegura impano ifatanyije no guhigura, twabonye ibikorwa biri kubera ahantu, twumva hari icyo dukeneye, ngitoro hari icyo rikeneye, ngindara hari ikikeneye, bituma rero abacu baje kwicara barigora, birabagora, ariko mbaka bageze ku mwisho. Ni nayo mpamvu kubona afite ibyishimo ngibi. Rero witonde gatoya, kuko ndi kubona hari abantu bajya bagira amerwe. Burya pasiteri wacu nawe aje agira amashushu cyane, nabonye ari kujya arakabakaba karakarabo kari hejuru nk'ushaka gufungura vuba na bwangu. Uziyeri we rero ni urumbaza ibye uko mbivugiye aha byaba birebire. Ngo kugeza ubu iyi mpano uremera ko twayifungura? Murakoze. N'ubundi nacyo cyatumye tuyizana kugira ngo tuyishikirize abayobozi. Ubwo yabagize imbere rero rwose dutanze urubuga bafungura. None se ko numva mwaravuze ngo amavuna ngo yitiriwe iyi korali irimo no iyi korali ifitemo ukuboko kurekure. Aya mavuna korali rwose niyo iri ku ruhembe rw'imbere, icyakora n'abaji abadushigikiye. Wow, ntabwo turi twenyine, abandi bagira amavuna bakazana impano ngizi. Nawe urumva ni amavuna adasanzwe korali yateguye. Haleluya. Iyi korali ntabwo yoroshe. Mwebwe ngiye kuzabapangira mbajane i Kigali byibuze muririmbire ku Muhima. Amina. Mwumve ko n'umujyi wa Kigali umeze neza. Amina. Ntabwo nshobora kwihara mfite Uziyeri, nzamutegeka mu izina rya Yesu azabajana. Amina. Se ngewe ndihara mfite abagabo. Nagiraga ngo banyemerere rero, hanyuma pasiteri n'umuyobozi w'itorero Uziyeri muze mudufungurire iyi mpano. Ariko madamu pasiteri nawe agaragare hariya. Iyi foto itarimo mifemo ntabwo byaba biri kugenda neza. N'umudamu uze nawe muhagarara imbande. Muganga nawe naze. Madamu pasiteri na muganga, ibyiciro byose birimo. Uziyeri ugira ibintu byo gufuha bitagira 12. Nubwo menye ibanga, nimuhagarara uko nguko, kuko muhagaze muri abera. Mufashanye. Aho rwose ni sawa, iyo foto rwose turayikeneye. Yego. Uziyeri wareka Uziyeri rwose arimo arihuta cyane, ntumbaze. Sinababwiye ngo ni ikarito. Utegereze wowe, witegereze neza. Ibi rero nabyo ntabwo byaba ari byo kabisa. Batuye ibintu byo kuzana amakarita ahangaha mubesha abantu. Ariko reka ntaza gusaba imbabazi mu mwanya, ndimo mfeka abantu bakomeye. Mayinga nani ibikarito reka harimo mbonyemo kataloge. Umva bagira ngo iki? Umva nimutanga amashi. Amena. Ni mu mpera Imana amashi rwose. Mukivanemo turebe icyari cyo.
muvane mu sashi, ntabwo abizera bari bakibona pe. barakireba pasiteri wacu ndi kubona akiri umusore rwose. bavandimwe, muzamure hejuru abizera barebe neza rwose. Haleluya, mumere Imana amashyi menshi cyane. Amena rwose. mufateho namwe ifatanyijemo. Yego rwose. bavandimwe rero, nagiraga ngo mbabwire, ubu noneho hari abantu mungabije